w'Imana aramubwira ati wandikire itorero ry'i Filadelfiya ubabwire aya magambo ngiye kukubwira, kubera ko iri ni rimwe mu matorero menshi cyane ngiye kugutumaho ariko kandi yihakanye izina ryawe. Iri ni ijambo rikomeye. Hari amatorero ntemera, hari amadini ntemera, hari abakristo ntemera, hari abakristo bagiye inyuma y'itorero, hari abakristo bagiye inyuma y'umurongo, hari abakristo biyita abakomeye, hari abakristo biyita abanyambaraga, hari abakristo biyita abakire, hari abakristo biyita abahambaye, hari abakristo biyemera, hari abakristo bari kurata ubutunzi biri gutuma badakiranuka nk'uko bikwiye, ariko wowe ugaragara nk'umunyantege nkeya. Ariko nagukundiye ko witondera ijambo ryanjye. Nzi yuko uri umunyantege nkeya, nzi yuko abantu benshi bakugerageje, nzi yuko abantu benshi bakwanze, nzi yuko abantu benshi bakuvuyeho, nzi yuko abantu benshi bagututse, nzi yuko abantu benshi bagutoteje, nzi yuko abantu benshi batagukunda, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Birashoboka yuko umuririmbyi yaririmbye ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo warantoranijemo ngo mbe inshuti yawe. Uwo ni Yesu. Arangije arimo ngo none narabohowe ndamuririmbira. Birashoboka yuko mu magana menshi, birashoboka yuko mu matorero menshi waba uhagaze mu itorero ariko bagaragaza ko ufite intege nkeya, bigaragara ko ufite intege nkeya, ariko ukaba ubarusha kwitondera ijambo ry'Imana. Niyo atari kuribwa n'inyamaswa, imbeho yonyine yabaga kuri iki kirwa yagombaga kumwica byanze bikunze, ariko habaga n'inyamaswa zikomeye, kuko habaga inyamaswa zirimo amasazi, amabugu, imibu ikomeye cyane iryana kandi ifite ubukana, n'izindi nyamaswa zitandukanye. Rero bahamujyanye bavuga bati uyu nawe turamukize, mu bigishwa ba Yesu uyu nawe turamukize, kuko abantu bari kumwe na Yesu bose bahuye n'ibigeragezo kugeza ubwo babishe barabamara. Ariko bageze kuri Yohana, Imana imuhagararaho cyane ku buryo amahoro y'Imana nabane namwe, kandi kugirirwa neza n'Imana ni kukuweho ukunda gukurikirana ibiganiro ducisha kuri channel yacu yitwa Cyangwa Umutima TV. Tubahaye ikaze kandi turabishimiye. Imana nibagirire neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Murabizi ko ariyo ntego yacu, abo dukunda kuganira murabizi, kandi ijambo ry'Imana niryo ryatubatuye, niryo ryatubohoye, niryo ryadukuye ahantu hatandukanye kandi kure cyane. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana dusanga hano mu byahishuriwe Yohana, igice cyaho ni icya 3. Turasoma turahera ku murongo waho wa 7, ariko reka tubanze dusenge. Imana Data ugira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite kugira neza kwayo, turagushimye, turaguhimbaje kandi turakunezerewe. Tuguciriye bugufi gushyirwa hejuru kuko uri umwami, ni wubahwe kuko uri Data twese mwiza. Ngwino bane natwe utugirire neza, ijambo ryawe ribashe kumvwa kandi ribashe kugira ngo rikize abantu benshi. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga hano mu byahishuwe, ni igice cyaho ni icya 3 nk'uko twabivuze. Umurongo waho wa 7 hari amagambo akomeye. Aravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, dore nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe
urugi rukinguye kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nkeya, nyamara ukitondera amategeko yanjye, cyangwa se ukitondera ijambo ryanjye. Ntiwihakane izina ryanjye, dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani yiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubite imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu gihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. 12 haravuze ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye, izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya, izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Ni amagambo meza kandi ni amagambo akomeye. Ubu ni ubuhanuzi bwahanuwe na Yohana. Yohana amakuru ye benshi murayazi. Yohana ni umwe wabaye umwigishwa wa Yesu, ariko ngo muri cya gihe Yesu amaze kujya mu ijuru, Yohana nawe ahura n'ibigeragezo nk'ibyo abandi bose bahuye nabyo, ariko bigeze kuri Yohana birakabya. Yohana baramuhiga cyane, sinzi ahari ashobora kuba yari afite n'amabanga menshi yabaga azi, kuko Yohana ni umwe mu bantu babanye na Yesu cyane, kandi yagendanye na Yesu urugendo rukomeye, kuko yabaye hafi ya Yesu igihe kirekire. Aya rero ni amagambo yandikira amatorero amwe n'amwe, ubwo yajyanwaga hirya no hino, ageza ubwo bamujyana ku kirwa cy'Ipatimusi. Bari bazi ko nibamugeza kuri iki kirwa azagwayo cyangwa se agapfa, kubera ko iki kirwa cyabagaho ibintu byinshi bitandukanye byatumaga umuntu ahagera agapfa. Niyo atari kuribwa n'inyamaswa, imbeho yonyine yabaga kuri iki kirwa yagombaga kumwica byanze bikunze. Ariko habaga n'inyamaswa zikomeye, kuko habaga inyamaswa zirimo amasazi, amabugu, imibu ikomeye cyane iryana kandi ifite ubukana, n'izindi nyamaswa zitandukanye. Rero bahamujyanye bavuga bati uyu nawe turamukize, mu bigishwa ba Yesu uyu nawe turamukize, kuko abantu bari kumwe na Yesu bose bahuye n'ibigeragezo kugeza ubwo babishe barabamara. Ariko bageze kuri Yohana, Imana imuhagararaho cyane ku buryo bukomeye. Noneho mu gihe yari ari hano ku kirwa cy'Ipatimusi, hanyuma ngo umwuka wera cyangwa se marayika w'Imana aramugenderera, aramubwira ngo Yohana, niwe mpisemo guha ubutumwa, nubwo abantu benshi bazi yuko wapfuye, cyangwa se ahantu uri bitakagombye kuba byemewe yuko wabona ubutumwa, cyangwa se ahantu uri ko bitakunda ko ubutumwa bwazagera ku bantu. Ariko
ni wowe mpisemo, kuko njyewe imbaraga mfite n'imbaraga z'Imana bibasha gushoboka nubwo aho waba uri hose Imana iguhaye ubutumwa buragenda. Ngo marayika w'Imana aramubwira ati wandikire itorero ry'i Filadelifiya ubabwire aya magambo ngiye kukubwira, kubera ko iri ni rimwe mu matorero menshi cyane ngiye kugutumaho ariko kandi yihakanye izina ryawe. Iri ni ijambo rikomeye. Hari amatorero menshi, hari amatorero ya za Sarudi, hari amatorero ya za Laodikiya, hari amatorero menshi, ariko ngo hari amatorero yagiye yihakana izina ry'Imana, yagiye yihakana imbaraga z'Imana, yagiye yihakana gukomera kw'Imana, yagiye yihakanye kubaho kw'Imana. Ariko ngo aramubwira ati wandikire itorero ry'i Filadelifiya ubabwire uti mwebwe narababonye mbona mufite intege nkeya, ariko nabakundiye ko mwitondeye ijambo ryanjye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Birashoboka yuko umuririmbyi yaririmbye ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo warantoranijemo ngo mbe inshuti yawe. Uwo ni Yesu. Arangije arimo ngo none narabohowe ndamuririmbira. Birashoboka yuko mu magana menshi, birashoboka yuko mu matorero menshi waba uhagaze mu itorero ariko bagaragaza ko ufite intege nkeya, bigaragara ko ufite intege nkeya, ariko ukaba ubarusha kwitondera ijambo ry'Imana, ukaba ubarusha kwitondera kubaha Imana. Iki ni cyo kintu gifite agaciro. Andi matorero yagaragariraga inyuma akagaragara ko afite imbaraga, akagaragara ko abashije, akagaragara ko ashoboye, akagaragara yuko nta kintu cyabananira, ariko ngo bakihakana imbaraga z'Imana. Hanyuma marayika agendereye Yohana aramubwira ngo hari amatorero ngaya, hari amatorero ntemera, hari amadini ntemera, hari abakristo ntemera, hari abakristo bagiye inyuma y'itorero, hari abakristo bagiye inyuma y'umurongo, hari abakristo biyita abakomeye, hari abakristo biyita abanyambaraga, hari abakristo biyita abakire, hari abakristo biyita abahambaye, hari abakristo biyemera, hari abakristo bari kurata ubutunzi biri gutuma badakiranuka nk'uko bikwiye, ariko wowe ugaragara nk'umunyantege nkeya, ariko nagukundiye ko witondera ijambo ryanjye. Aramubwira ngo genda ubabwire ngo dore nshyize imbere yanyu urugi rukinguye, imbere yanyu urugi rukinguye, ngo kandi uru rugi nshyize imbere yanyu nta muntu ubasha kurukinga, nta muntu n'umwe warukinga. Ninde wagukingirana uramutse wubashye Imana? Ninde wagukingirana uramutse wemereye Imana ikabana nawe? Ninde wagukingirana uramutse wemeye Imana ikakuyobora? Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo nzi imirimo yawe, torero ry'i Filadelifiya, nzi imirimo yawe, nzi yuko uri umunyantege nkeya, nzi yuko abantu benshi bakugerageje, nzi yuko abantu benshi bakwanze, nzi yuko abantu benshi bakuvuyeho, nzi yuko abantu benshi bagututse, nzi yuko abantu benshi bagutoteje, nzi yuko abantu benshi batagukunda, ariko nzi imirimo yawe, nzi yuko uri umunyantege nkeya, ariko wakoze ikintu gikomeye, witondeye ijambo ryo mu kanwa k'Imana, witondeye ijambo ry'Imana, witondeye gukomera kw'Imana. Aramubwira ngo niyo mpamvu nakurebye ngasanga ashobora kugukoresha nciye ku bandi, niyo mpamvu nakurebye nsanga ashobora kugukoresha ndetse abandi bita ko abanyambaraga. Aramubwira ngo niyo mpamvu ngiye guhata bamwe. Ijambo rikomeye cyane. Aramubwira ngo nzi imirimo yawe, nzi ko hari bamwe. Aramubwira ngo ngiye guhata bamwe bo mu masinagogi ya Satani.
ba bandi biyita abayuda. Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu biyita abayuda, hari abantu biyita abanyamasengesho, hari abantu biyita abakristo ngo nyamara atari bo. Hari abantu bajya mu bandi bakavuga ngo bazi Imana, hari abantu bajya mu bandi bakavuga ngo ni abakiranutsi, hari abantu bajya mu bandi bakavuga ngo bakora iby'Imana ishaka, ariko ngo marayika yarabitegereje asanga bavuga ko bakorera Imana ariko babeshya. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo riteye ubwoba. Aramubwira ngo nzabahata baza aho uri, nzabahata baza ubasengere, nzabahata baza ubigishe, nzabahata baze imbere y'ibirenge byawe, nzabahata. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo kuko witondeye ijambo ryo gukiranuka, kuko witondeye ijambo ry'Imana, kuko witonze ukitondera ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo itondere ijambo ry'Imana, itondera ijambo ry'Imana, itondera ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ubundi aya magambo ntabwo nkunda kuyagira, ariko Imana yo yabyemeye ko uyu munsi turi buyaganire. Itondere ijambo ry'Imana, Imana izakugirira neza. Ubaha Imana, Imana izakugirira neza. Umvira Imana, Imana izakugirira neza. Kiranuka, wikwishinga abandi. Hari abantu Imana ibona ko bigize abayuda nyamara ngo si abayuda. Hari abantu Imana ibona ko bigize abanyamasengesho nyamara si abanyamasengesho. Hari abantu Imana ibona ko bigize abakirisitu nyamara ni abapagani. Ahubwo Bibiliya iratubwiye ngo nabo mu isinagogi ya Satani, ngo abo ngabo nzabahata baze bikubite ku birenge byawe, nzababwira baza aho uri. Hepfo hari amagambo akomeye avuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, nzamwandikaho ikimenyetso, nzamushyiraho ikimenyetso kugira ngo umurimbuzi naza azasanga unesha afite ikimenyetso. Unesha ntabwo azarimbuka. Haramubwira ngo dore hari igerageza rigiye kuza, ngo hari igerageza rigiye kuza, hari iteraganwa rigiye kuza ku isi, ngo abantu bakijijwe bagiye kugeragezwa, ngo ariko rero ngo wihangane, ngo kubera ko icyo gihe nzaba naragushyizeho ikimenyetso. Imana ishimwe, nzaba naragushyizeho ikimenyetso. Ubwo igerageza rizaba rije, ubwo igerageza ribaye ryinshi, ubwo abakristo bagiye kugeragezwa cyane, wowe nzaba naragushyizeho ikimenyetso. Kandi unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Tekereza ko abantu benshi batazi inkingi, cyane cyane yenda nk'abantu bo mu mijyi. Ikintu cyitwa inkingi ntabwo bakizi, ariko inkingi ni igiti cyakundaga kuba mu nzu hagati, kikaba ari igiti gifashe ibintu byose biri hejuru bifashe ku nzu. Mbese kikaba ari ikintu gifashe igisenge cyangwa se gifashe igitwikirizo cy'inzu. Cyabaga ari ikintu kinini, cyabaga ari igiti kinini gishinze kinini, hanyuma kikaba gifashe bya bintu byose bisakaye cyangwa bitwikiriye, ku buryo icyo giti iyo cyashoboraga kuba kidahari, bya bintu byabaga bitwikiriye iyo nzu byashoboraga kuba byaba. Uyu munsi inkingi basigaye bazikora mu buryo butandukanye. Hari ubwo bakora iz'amabuye cyangwa n'iz'amatafari cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye bubakisha, ariko nta nzu itagira inkingi. Rero Imana yabwiye Yohana amagambo akomeye, iramubwira ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rwanjye. Mu yandi magambo, nzamugira umuntu ukomeye, urwishingikirizo rw'abandi.
ushobora kuvuga inkingi umuntu akumva ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe akabifata nk'ibisanzwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo inkingi nayikugereranyiriza n'umuntu ufite gukomera kurusha abandi, mbese umuntu ugenderwaho cyangwa se umuntu bareberaho icyo gukora, cyangwa se umuntu uyobora abantu ibintu bijyanye n'ibyo bakora. Inkingi rero ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko iyo ivuga ngo unesha izamugira urubariro, unesha izamugira umutambiko, ntabwo byari kuba bifite ingufu zifatika. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Mu yandi magambo, urusengero muraruzi, murabizi ko ahantu abantu basengera haba ari hanini cyane, ariko hagati habaga harimo inkingi ishinzemo ifashe cya gisenge cya hantu basengera cyose. Rero iyo nkingi niyo yabaga ari nkaho ari mwamba, abantu benshi bavuga ngo ni inkingi ya mwamba, yabaga ariyo nkingi ifasha urusengero, cyangwa se cyabaga aricyo kintu cy'ibanze gitumye abo bantu bari aho ngaho. Bibiliya itubwira umugabo witwa Samusoni ngo igihe yabwiraga Imana ngo nimuhorere amaso ye barayanogoye, Bibiliya itubwira ngo yaragiye afata inkingi yo mu rusengero, kugira ngo muze kubyumva neza mwumva agaciro k'iyi nkingi. Hanyuma abwira abantu bose ngo nimwinjire mu rusengero. Samusoni agiye kongera akora ibitangaza, ngo hanyuma bose baraza barinjira ndetse n'urugi rurakingwa. Hanyuma ngo afata ya nkingi arayinyeganyeza kuko imbaraga zari zagarutse, arayikura. Amaze kuyikura, iyi gisenge cyose kimanukira ku babisha be, barapfa barashira. Kimanukira ku Bafilisitiya bose, abari muri urwo rusengero bose bararimbuka. Rwari urusengero runini cyane ruteye ubwoba. Aka ni agaciro k'inkingi, aka ni agaciro kubashya Imana. Irangije iravuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Imana ishimwe kandi Imana ibahe umugisha. Nari ndi kugira ngo mbereke uburemere bw'Imana yakugira mu gihe uzaba warayitunganiye, cyangwa se mu gihe uzaba warayemereye ukavuga ngo njye nemeye gukiranuka. Muririmbyi yarabiririmbye, haravuga ngo njyewe mpisemo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, nimbataye icyaha cyose sinabikunda, ngo ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, andutira amafaranga, andutira n'amatungo n'amazu meza, aryohera cyane, nta buki bwaryoha nkawe, nta buriki se mufite, Yesu aranyuze. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, nimbataye icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, andutira amafaranga, andutira n'amasambu n'amazu meza, aryohera cyane, nta buki bwaryoha nkawe, nta buriki se mufite, Yesu aranyuze. Ishimwe. Ngunesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, nzamwandikaho ikimenyetso, nzamugira ukomeye, nzamugira ufite imbaraga, nzamugira ufite ubutware, nzamuha ibintu byose bikenewe kugira ngo akunde anyubahe. Imana ishimwe. Ariko 13 havuze amagambo akomeye, haravuze ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Tukiri aha ngaha, ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero.
yewe torero ryo mu Rwanda, ufite ugutwi niyumva iby'umwuka w'Imana abwira amatorero. Wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we, wa musore we, niba ufite ugutwi umva iby'umwuka akubwira. Ihana ibyaha, va mu byaha, ihane usenge ukiranuke, Imana izakugirira neza. Va mu byaha, ureke gukora ibyaha, ureke kwiyoberanya, ureke kwigira umunyamasengesho utari we, ureke kwigira umukristo kandi uri umupagani, ahubwo wihane, kubera ko Imana iravuze ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Kandi ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Reka tugarukire ahangaha, reka tugarukire ahangaha. Niba ushaka kwihana, niba ushaka guca bugufi, niba ushaka gukizwa, niba ushaka gusengerwa, hamagara kuri 0782 20 85 18, 0788 20 85 18. Uzaba ugize neza kandi Imana izakugirira neza. Reka dusenge, mwakire ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibahembure. Abashaka gukizwa nimukizwe mwiyarure, kuko igeragezwa rigiye kuza Bibiliya itubwiye nta muntu ubora, ahubwo abantu benshi bazatsindwa ku mugaragaro izuba riva. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Iri ni ijambo ryawe. Hereza umugisha umuntu wese wumvise ijambo ryawe. Ushaka kumva akumvira, umwambika imbaraga, ubuntu bwawe n'ubutuganze mu izina rya Yesu. Amen.